iyo bigeze mu kuririmba nta muntu n'umwe uvuga yuko atabizi. Ibyo rwose ni ukubura icyo uvuga cyangwa se ni ukubura icyo ukora ugiye kuvuga yuko uyu musore cyangwa uyu mugabo atazi kuririmba. Ni umuhanga mu kuririmba, akaba umwe mu bahanzi bamaze kuba ikirangirire mu Rwanda no hanze yarwo, ndetse n'umwe mu birahirwa na benshi bakurikirana umuziki cyane by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Ubuhanga bwa Bruce Melody ntabwo bugishidikanywaho mu muziki, wavuga ko ari mu bahanzi ba mbere bahagaze neza mu muziki w'u Rwanda, ntabwo yaba agiye kure y'ukuri, ndetse ni umuhanzi ufite amateka maremare yaba ubuzima bwe cyangwa se mu muziki, kandi nawe ntatinya kuvuga ko ari bava kure, ndetse ahangaha bashatse kuvuga yuko yavuye kure cyangwa se yaturutse kure. Akunda gutebya avuga yuko nta buzima na bukeya atabayemo cyangwa nta buzima na bumwe atazi, ariko byose yarabirenze. Ubu ni umuhanzi ndetse w'ikirangirire, ubu yita igitangaza ndetse n'abafana be ubwabyo abita ibitangaza. Indirimbo ze zizwi kenshi muri Afurika, ni indirimbo yagiye akorana cyane n'abahanzi bo muri Kenya ndetse n'ibindi bihugu bikikije Afurika muri rusange, ndetse amaze kwigarurira igice kinini cy'imitima y'abaturage u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi, cyane cyane hano iwacu muri Afurika y'Iburasirazuba bwo abenshi baramwirahira. Mu Rwanda aho yamaze gufata abantu bugwate ku buryo ndetse n'abatamwumva babifuza kumenya Bruce Melody ninde, ese byibura ameze ate, aganira ate, ateye ate. Amaze kuba umwe mu bantu bafashe imitima ya benshi bugwate, abana, abakecuru, abasore ndetse n'abakambwe, bose bakundiye umugabo. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakunda gufasha abandi, dore yuko n'abatazi kuririmba nabo akenshi bakunda kumwitabaza cyane. Ahangaha twavuga nk'indirimbo yitwa Kungora yakoranye na Sani, wari usanzwe avugwaho ubuhanga buke mu kuririmba, ariko baje gukorana indirimbo ndetse biza kurangira iba indirimbo y'agatanga. Bruce cyangwa se Bruce Melody cyangwa ushaka kumwite Itahiwacu yavutse mu mwaka w'1992, avukira i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Avuka kuri Jean Ntibihangana na Verene Muteteri, ababyeyi be bose bakaba baritabye Imana. Umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza yatangiye ku kigo cyitwa Kanombe mu murenge wa Nyarugunga, ndetse amashuri yisumbuye yakomereje ahitwa kuri Efotec, naho aza gusoreza kuri Islamique i Rwamagana. Iyo ugeze ahangaha ku by'amashuri, nubwo hari andi makuru avuga yuko uyu musore ataje gusoza amashuri, ahubwo yaje gukora icyo bita candidat libre mu cyo bita HEG cyangwa se Histoire, Economie ndetse na Geography, ariko akaza kubonamo diplome. Ibyo ngibyo nibivugwa ku ruhande. Uyu muhanzi avuga ko yatangiye umuziki akiri muto, ariko by'umwihariko akawukunda kubera itsinda rya Kigali Boys cyangwa se KGB, ari ryo ryatumye akunda umuziki mu gihe cy'iri tsinda ryari rigizwe n'ubita Mr Skizzy, MYP, Henry witabye Imana, wafashije iri tsinda kugira ngo rimenyekane, ndetse akaba ari nawe Bruce Melody avuga yuko yamubonye bwa mbere akamukundisha umuziki. Ahangaha Bruce Melody ni hakomeza avuga yuko uyu nguyu Henry cyangwa se Henry witabye Imana ari wamufashije bwa mbere kujya muri studio ku nshuro ya mbere. Bruce Melody ati ni KGB yatumye numva naba umuhanzi ku giti cyanjye. Mu rugo ntago bumvaga nakora indirimbo z'isi, bumvaga ko naririmba indirimbo zaririmbiwe Imana, ariko ko umuntu ashobora kuririmba ibindi bintu bikamutunga, nanjye niko numvaga nshobora kuba naririmba indirimbo z'isi ndetse zikambesha, nubwo bwose mu rugo iwacu batabashaga kubyumva. Avuga ko hari igihe yafashe inzira akava iwabo akajya i Gikondo gushakisha aho abagize KGB baba, ndetse bikaba amahirwe ubwo yahuraga nabo ndetse bakamwemerera ubufasha. Ati nagiye i Gikondo gushaka KGB, ndababwira nti nyamuneka mwafashije, ndi umuhanzi ndashaka kuzamera nkamwe. Bati ngaho turirimbire. Bari itsinda ry'abasore bazi kuririmba ndetse ubona bafite ubushake bwo kuba bakumva buri umwe. Ndababwira nti ese naririmba ndeba inyuma. Bati nta kibazo. Arabinkundira anjyana muri studio, aranganiriza ndetse bityo atangira kunyemerera ubufasha gahoro gahoro.
Bruce Melody ati icyo gihe banyemereye ko nakora indirimbo atari ko nubwo bwose nemereye gukora indirimbo, producer yagiye ambeshya mpaka indirimbo yari yaranyemereye idakozwe, cyangwa se abasore bari baranyemereye idakozwe. Ati nagiye muri studio biturutse kuri KGB, by'umwihariko uwo bita ari icyo gihe producer Jackson Dado niwe wagombaga kunkorera aho yakoreraga i Nyamirambo, agenda ambeshya birangira byanze, nawe ubwo ngubwo birarangira ndangije nanjye ndakomeza ndatuza ariko sinacika intege. Ati wumve ko uwo mushinga nawohereye mu mwaka wa 5 w'amashuri abana ndetse bigira mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, indirimbo itarasohoka. Hari n'igihe nigeze kujya mvuga nti ese ubu ngubu koko iyi ndirimbo izasohoka. Wumve ko najyaga muri studio n'amaguru, ndetse icyo gihe umuriro warashize mbura amafaranga yo kuwugura, nabaga namaze kumva yuko indirimbo rwose byarangiye. Icyo gihe ahangaha havuga yuko umuriro washize ariko yari muri studio imwe, ndetse producer umwe aramubwira ati umuriro urashize rero niba ushaka yuko dukomeza gukora ngaho gura undi muriro. Ati birangira amafaranga nyabuze. Bruce Melody yakomeje avuga yuko ibyo ngibyo byose byagiye byanga, ariko akaza guhura n'umuhanzi witwa Ama G The Black. Yari afite studio i Kanombe mu Kajagari yitwaga Black Gang Studio, maze iyo studio yakoragamo producer piano ndetse n'ubita Jimmy Cloud, cyangwa se nushaka kumwita Jimmy Click. Icyo gihe bigishwaga gucuranga piano na producer nyakwigendera Junior Mati System. Ati nuko nanjye ntangira kwiga gukora indirimbo, ariko nshaka kuzaba byanga bikunda umuhanzi. Ati ahangaha rero niho nahereye nkora indirimbo zimwe na zimwe z'abahanzi bataramenyekana, ati ndetse nanjye nkavangamo izanjye. Ati rimwe nibuka yuko umunyamakuru Kamishi kunsanga muri studio, ndambwira ati nyamuneka nubwo bwose unsanze ahanga ariko ngende umuhanzi. Ati Kamishi arambwira ati uririmba izihe ndirimbo? Ati nuko ndangije mwumvisha indirimbo zanjye nari maze iminsi nkora, atarambwira ngo wa mwana we nutivumbura uzavamo umuhanzi ukomeye. Icyo gihe Kamishi yakoraga kuri Voice of Africa Kigali FM, radio y'idini y'abayisilamu. Ati ndetse hari ikiganiro cyakundwaga cyane n'abatari bake bitaga Star Forum. Ati ndetse akagenda ancuranga rimwe na rimwe umunsi ku munsi. Ati nakomeje gukora ndetse nkora cyane nta wundi muntu ndeberaho, ati kuko numvaga byanga bikunda itara ryanjye rizaka. Ati natangiye kugenda mbakinga abahanzi baririmba indirimbo za hip hop, ati harimo abahanzi nka Dog ndetse n'abandi. Ati ariko icyo gihe ntago nigeze ngira amahirwe yuko indirimbo twakoranaga umunsi ku munsi zagiye zibasha gufata ndetse ku buryo abantu bamenya. Ati naje kugira amahirwe amwe mu buzima, ndetse nza kuza kujya gushaka Rick i Nyamirambo. Ati icyo gihe yari afite studio yitwa Unlimited Record. Ati ariko ngezeyo nsanga Rick agiye kujya muri Amerika. Ati icyo gihe yakoranaga na producer witwa Fazo Big Pro, ndetse umwe mu bantu bamfashije cyane mu buzima bwanjye bukomeye bw'umuziki. Ati icyo gihe Fazo naragenda ambwira nti ngewe nshaka kwiga gucuranga, ati nshaka kwiga gukora production. Ati Fazo yarambwiye ngo nishaka indirimbo twigiraho, ntangije mfata imwe mu ndirimbo zanjye ndayiririmba. Ati yumvishe maze kuyiririmba arambwira ati buretse gato, ati siyo ndirimbo niyawe wayisubiramo. Ati ibyo kwiga production biba birangiriye aho ngaho, ahubwo atangira kuntekereza nkaho twakorana mu buryo bwa gihanzi. Bruce Melody yakomeza atangaza avuga ati kubera yuko n'ubundi Rick yari afite gahunda yo kugurisha studio. Ati byaje kurangira studio ya Ama G The Black yari yaraguzwe n'uwo bita Munyaneza Javis cyangwa se Kuriji. Ati tumugiriye inama ngo ayigurishe, noneho yongera andi mafaranga. Ati byaje kurangira ayigurishije, ndetse yongeraho n'andi mafaranga niko guhitagura studio yitwa Unlimited Record, ndetse atangirana na producer Fazo nkuko ari we yari usanzwe akorana bya hafi na Rick. Baba bamfashe nk'umuhanzi wa studio bwa mbere, banangiye gukora imiziki. Indirimbo ya mbere twakoze yitwa Ngiye Kubivuga, ariko iyo ndirimbo ntago igeze imenyekana cyane, nubwo bwose yagiye muri Colatine nka Tigo akabasha kuyumva, ariko ntago yaje kumenyekana. Nibwo nakomeje nkora indirimbo ya kabiri, ndetse abenshi batangira kumva indirimbo zanjye bumva ni nziza, bityo nkomeza umuziki gutyo.
ati nyuma yaho nakoze indirimbo nka telefone, inkovu, zandabure ndetse n'izindi, bityo umuziki wanjye abanyarwanda batangira kuwukunda ndetse ku rwego ruri hejuru cyane. Nibwo abantu benshi batangiye kungira icyizere, ati ubushuti nabanye cyangwa se ubuzima nabayemo banabanyemo na producer Fazzo ni ubuzima bwari ubuzima busa nk'aho bwa kivandimwe, ati kuko ntago yankoreraga indirimbo nk'umuntu akeneyeho amafaranga cyangwa se indi nyungu iyo ari yose, ati ahubwo twakoranaga umuziki nk'uko yawukorera muri umuntu we, ndetse bityo kandi byaje kwemera Imana irabidufasha. Bruce Melody mwumva nuko natangiye kumenyekana ndetse n'abakiri batangira kungirira icyizere. Ati byaje kugera aho ntangira kumva yuko rwose ibyo dukora bikwiye gutera imbere, ati nuko ndangije mu gutebya kwinshi no kwisanzura kwinshi, ati nuko mbwira Fazzo anti ndumva indirimbo zawe zidakomeye zimeze nk'udupapuro, ati ndifuza yuko twashaka ahantu twihugura tukajya dukora indirimbo ziremera, ati ariko ibyo nabivuze nk'umuntu numvaga bitari buze kuza kumubabaza, ati nyamara ibyo bintu Fazzo byaje kumurakaza ndetse biramubabaza cyane ku rwego rwo kugira aho dushwana njye nawe, ati najya gushaka kujya muri studio Fazzo nkamubura ndetse namushaka igihe kirekire nkamubura, ati nyuma yaho naje kugira ibyago mfusha mama wanjye, ati ndetse mbibwiye producer Fazzo numva nta kintu na kimwe bisa nkaho bimubwiye, ati nibwo naje kumenya yuko uyu mugabo yarakaye ndetse akarakara cyane, ati nyuma yaho naje gushyingura mama ndetse maze kumushyingura haciye iminsi mike nibwo nagiye gushaka producer Piano, ati dutangira gukorana nibwo twakoze indirimbo yitwa Ndumiwe. Bruce Melody avuga yuko gukorana na Piano nabyo bitari bibi, ati kuko Piano twari twarabanye mu buzima bwa kera ndetse bugoye, ati nawe rero nasaga nkaho mbonye umuvandimwe tugomba gukorana, ati ndetse naje kuhagira amahirwe mba mpuye na Mico the Best ndetse aba amfashije kwinjira muri super level, bityo umuziki wanjye ukomeza kuzamuka kuri urwo rwego. Bruce Melody avuga ko mu myaka yamubereye mibi cyane mu buzima bwe harimo umwaka wa 2011, nubwo aho mwaka avuga yuko ari umwaka mwiza kuri we ko aribwo yatangiye kumenyekana, ariko anavuga yuko ari umwaka mubi kuko n'umwaka yabonyemo ibyiza ndetse anatangiramo n'ibibi, ndetse mu mwaka wa 2012 na 2013 avuga yuko ari umwaka yashwanye na producer Fazzo ndetse ajya muri Bridge Record ajya gushaka producer Piano ndetse ngo bakorane. 2012 nanone avuga yuko ari umwaka mubi cyane kuko ari umwaka yabuzemo umubyeyi we mama wo mubyara, bityo kamubera umwaka mubi cyane mu buzima bwe. Bruce kandi avuga yuko umwaka wa 2015 nawe ari umwaka wamubereye mubi cyane mu buzima bwe, ati kuko n'umwaka nashwanye n'inzu yamfashaga gutunganya umuziki ariyo ya super level ndetse inyishyuza amafaranga agera muri miliyoni 2, ati nawo uza mu mwaka mubi cyane cyangwa muza mu myaka yambereye mibi cyane mu buzima bwanjye. Ati kandi uwo mwaka wa 2015 niwo mwaka Gasaro Diane yaje antwerera umwana, anzanira umwana ku modoka i Nyamirambo, ati ndetse icyo gihe nari nkiri muri studio ya Super Level nubwo twatimo turashwana nabo ndi kwisohokamo, ati icyo gihe biza kuza kumbera bibi cyane, ati 2015 umwaka wambereye mubi cyane mu buzima bwanjye ndetse n'umwaka mba numva ntifuza kongera kuvugaho byinshi. Atariko ntago umuntu ahora mu bibi gusa, ati uko mwaka wa 2016 nakoze indirimbo yitwa Ikinya, ati ndetse irakundwa cyane inzamurira amahirwe yo kujya muri Kenya muri Coco Studio, ndetse nza kuza gukorana indirimbo n'umuhanzi ukomeye waho bita Calligraph Jones, ati ndetse bityo ntangira kwaguka ndetse abanyamahanga batangira kumbonamo indorerwamo yo kongerera icyizere mu kazi k'umuziki kanjye ka buri munsi. Dusubiye inyuma gato tubibutse yuko uyu muhanzi mbere yuko atangira kumenyekana cyane by'umwihariko yagendaga abakinga abahanzi mu gusubiramo indirimbo, kwa kundi umuhanzi arimo kuririmba live undi akamubakinga. Ibi yagiye abikora mu bihe bigiye bitandukanye haba muri Guma Guma, Superstar ndetse n'ahandi, bityo agenda yirikana ubuhanga bwe, ari n'icyo kintu cyatumye abenshi batangira kumubonamo ubuhanga ndetse n'uburyo aririmbamo, bityo abantu bakaza kuvuga bati nyamara uyu mwana akwiye ubufasha, support ndetse n'umuhanga hakwiye kumenyekana, bityo nanone akaba ariko kantu katumye abenshi batangira kumumenya kuko yagendaga ajya henshi n'abahanzi batandukanye kandi bakomeye hano mu gihugu.
nyuma rero yuko agiye bakinga muri Guma Guma Perme Superstar nawe yaje kuba icyamamare ndetse ayijyamo aritabira kwegukana iri rushanwa mu mwaka wa 2018 bityo akonvenka imitima y'abantu aricyo nk'umuhanzi wabaye muri iri rushanwa ndetse akaribamo ari umwe mu bari hasi ariko akaza kuza kurijyamo ndetse akanaritwara. Kuri ubu rero Bruce Melody cyangwa se Itawacu Bless akaba ari umuhanzi umwe w'inzu itunganya imiziki hano mu mujyi wa Kigali yitwa 155 AM ikorera i Kanombe, ndetse akaba ari umwe mu bahanzi bahabarizwa kandi banahamaze n'igihe, bityo akaba akomeje gukora indirimbo zitandukanye ndetse n'abandi bahanzi benshi batandukanye, akaba akomeje gukora umuziki kandi akaba akunzwe n'abatari bake haba mu ndirimbo ndetse n'ibitaramo agenda yitabira. Akaba ari umwe mu bahanzi igihugu cy'u Rwanda gifite, akaba ari indorerwamo ya benshi ndetse akaba ari umwe mu bahanzi abenshi bavuga yuko ari umwe mu bantu bihanganye kugeza igihe agereyeho asarura cyangwa se asoroma imbuto z'umuziki muri rusange. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatube TV, naho ngewe nitwa N Yusufu. Ushobora kujya muri comment ukatubwira uwo wifuza yuko twazakubwira ubutaha, tukubwira ku basta, tukubwira ku byamamare aba wakunze baba bakiriho cyangwa se batakiriho, ndetse muri mu muziki, muri football, muri filime, bashakashatsi ndetse n'ahandi. Icyo usabwa nta kindi wowe kujya muri comment ukatubwira uwo wifuza yuko twazagukoreraho ubutaha. Ikindi wakunze ibiganiro byacu ntukagenda udakoze like, kuko iyo ukoze like bitwereka yuko ibiganiro byacu wabikunze akantu ku kandi. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la manyanya. Turabakunda, Imana ibarinde.